Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu, Imana nziza, Imana y'urukundo. Tunejejwe n'amahirwe uduhaye kumva ijambo ryawe, nyemera mwuka wera yende ku byawe abidusangize, ndetse aduhishurire iby'ubwiru bwawe, anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru, turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite intego yo guhishurirwa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo turimo tuganiraho muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi wa kabiri rero turasoma Zaburi 145 umurongo wa 8 n'uwa 9, ariko turibanda cyane ku wa 9. Zaburi 145 umurongo wa 8 handitse ngo Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Imana yacu tugirire neza. Nifuje cyane kwitsa kuri uyu murongo wa 9 ivuga ngo Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Imana yacu tugirire neza. Nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo kuwa mbere, abantu benshi iyo bumvisha imbabazi z'Imana, nyine iyo bumvisha imbabazi bumva kubabarirwa ibyaha, ariko imbabazi zirenze cyane ibyo kubabarirwa ibyaha. Yego ziri uko icyaha nicyo kibi, icyaha nicyo bugome, ni nayo mpamvu ariho hantu Imana yerekanira imbabazi zayo cyane, ariko no hirya no mu bindi bintu byose imbabazi z'Imana zigerayo. Imana yacu tugirire neza. Ibiriho byose biriho kubw'imbabazi z'Imana. Urebye ukuntu uburabyo burabya, ukuntu bumeze byose, kuri ukuntu uburabyo bumeze, imikorere yabyo ni ibintu bigaragaza imbabazi z'Imana. No mu kuntu uburabyo burabya, ukuntu ibiti bihungabanira hirya no hino, ni imbabazi z'Imana gusa. Burya kuriya ngo ibiti bihuha biba birimo bituzanira umuyaga. Hatabaye imbabazi z'Imana tukabura umuyaga, byaba ikibazo gikomeye cyane. Imana itugirire neza. Nakuri ukuntu uburabyo burabya byose Imana yabitegetse kuriya kubera imbabazi ifitiye umwana w'umuntu. Imana itugirire neza. Kuri iyi migezi itemba byose ni imbabazi Imana idufitiye. Imana itugirire neza. Uko izuba rirasa rikarenga byose ni imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ni nyinshi, ziri mu bintu byose. Ibyo dutekereza n'ibyo tudatekereza harimo imbabazi z'Imana. Hari inkuru yantangaje y'ibintu biriho byabayeho mu Bushinwa hagati y'umwaka w'1958 n'1962. Abashinwa bafashe ingamba zo kurwanya ibyorezo, bari babangamiwe n'ibyorezo, hanyuma bafata ingamba zigendanye zo mu rwego rw'ubuzima zo kugira ngo birinde ibyo byorezo. Mu kubyirinda rero bahisemo kwica udusimba dutoya batekerezaga yuko dukurura ibyorezo. Bishe imibu, bica imbeba, bica n'inyoni. Ni udusimba tune bishe, ariko ndashaka kwitsa cyane ku nyoni. Utundi dusimba twose bishe nta kintu twabatwaye, twagize ingaruka nziza ku by'ubuzima. Ariko bigeze ku nyoni ngo barazishe pe, barazica cyane, barazica nyine ku rwego rukomeye, ndetse hafi yo gushira mu gihugu. Bo bibwiraga yuko barimo bakora ibintu byiza, babona izo nyoni nyine bibwiraga yuko zibabangamiye, zibateza ibyorezo, ariko no muri izo nyoni babonaga nk'ikibazo hari harimo imbabazi z'Imana. Imana yacu tugirire neza. Bamaze gutsemba rero za nyoni, ikintu cyakurikiyeho hakurikiyeho inzara idasanzwe. Burya za nyoni babonaga nk'ikibazo ngo zajyaga zirya inzige n'udusimba tumeze nk'iseneni, zajyaga zirya inzige ntizize kurya imyaka yabo. Mu Bushinwa bahinga cyane umuceri, bagahinga n'ingano. Ni ibihingwa nyine bigira umumaro munini cyane mu gutuma inzara itagera mu gihugu cyabo. Icyo gihe rero bamaze kwica inyoni, inzige zaraje zirya ingano, zirya umuceri, inzara irabica ku rwego rukomeye cyane, kugeza aho abantu hagati ya 20,000 na 30,000 bapfuye bishwe n'inzara mu gihugu hose. Ni ikintu gikomeye. Ibaza abantu hagati ya 20,000 na 30,000 bakicwa n'inzara mu gihugu mu gihe kitarenze imyaka 4, bitewe n'icyo cyorezo cyari cyateye cy'inzige. Inzige zabaye nyinshi bananirwa kuzikontorora. Nyamara bajya kwica inyoni bari bazi ko inyoni ari cyo kibazo, ariko no muri za nyoni hari imbabazi z'Imana. Kubaho kwa za nyoni babonaga nk'ikibazo, zari imbabazi z'Imana. Ahari nawe urimo ubona ubwo burwayi bwawe nk'ikibazo, kandi koko ni ikibazo kuko burakubabaza, buragukenesha, ariko mu buryo utazi harimo imbabazi z'Imana. Nta kintu na kimwe cyabasha kukubaho kitari imbabazi z'Imana. Imana igufitiye imbabazi nyinshi cyane, ku buryo imbabazi zayo zigera no ku bukene bwawe.
ubwo bukene ufite ishusho yabwo ukuntu bumeze birimo imbabazi z'Imana. Ushishoje neza wabona imbabazi z'Imana. Imana igukoze ku maso, wabona n'uburyo b'abantu bose bakurwanya, no muri kuriya kuntu bakurwanya uburyo harimo imbabazi z'Imana, no muri bya bindi byose wifuza kugeraho utarageraho, kuba utarabigezeho no kubera imbabazi z'Imana. Wifurije guhishurirwa imbabazi z'Imana. Hanyuma rero tugana ku musozo, uramenye ntujye kure y'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziri aho Imana iri. Niwigirire nabi, ufata umwanzuro wo gukora ibyaha, kuko icyaha kigutandukanya n'Imana. Wikikirisha ubugome bw'icyaha, wikikirisha uburiganya bw'icyaha ngo wikize ikibazo cyawe. Ihanganire mu kibazo cyawe, muri icyo kibazo harimo imbabazi z'Imana. Hari uyu munsi ntabwo bibona, ariko mu gihe runaka uzahishurirwa uburyo imbabazi z'Imana zari zirimo ari nyinshi. Ntiwigirire nabo hunga Imana, kuko ibiriho byose, ibikubaho byose, n'ibizakubaho byose, n'ibyakubayeho byose byari biri mu mbabazi z'Imana. Urakoze cyane, Yesu aragukunda.